Rero bakunzi ba Samuzosi TV mbanje kubasuhuza nizera ko mumeze neza. Bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Nyagatare kutagira amazi meza bituma bajya kuvoma ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Abaturage b'umudugudu wa Kayange akagari ka Ndama mu murenge wa Karangiza barifuza ko bahabwa amazi meza bikabarinda gukomeza kuvoma hifashishwa mu kuhira imyaka mu cyanya cya Gabiro Agri Business Hub kuko abagera kuri 17 bamaze kuhasiga ubuzima. Masengesho Queen umwe mu baturage ufite akazi kuri uyu muyoboro w'amazi avuga ko kenshi abantu bagwamo ari abana baba bogeramo ndetse n'abaje kuvoma uretse ko ngo hari n'uwaguyemo yasinze. Agira ati hano mu muyoboro abantu bagwamo cyane cyane abana bogeramo rimwe na rimwe bakananirwa kuzamukamo, ariko hari n'abagwamo bavoma bakanyerera bakagwamo. Hari n'igihe haguyemo umuntu wari wanyoye inzoga ndetse na RIB yabajije abaturage bari kumwe nawe bavuga ko yari yasomye ku gacupa. Umukuru w'umudugudu wa Kayange Mugume Gerigwari avuga ko abantu bamaze kumenyekana bapfuye baguyemo muri uyu muyoboro w'amazi ari 17 harimo abana 10 n'abakuru 7 harimo n'abarushimusi b'inyamaswa zo muri pariki y'Akagera banyura mu masaha y'ijoro bagiye kuzishimura. Agira ati tumaze kubarura abantu 17 baguyemo, abenshi n'abana kuko abakuru ndakeka ko batarenga abantu 7. Harimo abajya guhiga inyamaswa muri pariki bakanyuramo mu masaha y'ijoro bamwe bakasiga ubuzima. Avuga ko kugira ngo iki kibazo gikemuka ari uko umuyoboro wazitirwa ndetse n'abaturage bagahabwa amazi inyuma yawo kuko hari n'abagwamo bagiye kuvomamo. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe ubukungu Matsiko Gonzague avuga ko mu rwego rwo kubonera abaturage amazi meza hari imishinga 2 irimo gukorwa. Uwa Muvumba Multipurpose Dam uzatanga metero kibe 50,000 ku munsi, ndetse n'uwo kuvugurura urugomero rw'amazi rwa Ngoma ruzajya rutanga metero kibe 12,000. Yongeraho ko mu gihe ibi bitari byakorwa ngo harimo gushakishwa abafatanyabikorwa babaha n'ayikondo ku buryo yashyirwa mu mudugudu wa Kayange bikarinda abaturage kujya gushaka amazi ashyira ubuzima bwabo mu kaga. Nanone ariko ngo barimo kuvugana n'umushinga wa Gabiro Agri Business Hub uburyo abaturage bahabwa amazi ahantu hitaruye umuyoboro ku buryo byabarinda impanuka. Ati turimo turavugana na Gabiro Agri Business Hub uburyo abantu bashobora gufatira kuri aya mazi kugira ngo bariya abaturage baturiye uriya muyoboro babe bahawe amazi ahitaruye ku buryo bitabateza impanuka. Mu mikorere y'uyu mushinga wa Gabiro Agri Business Hub hasanzwemo kwegereza abaturage amazi yifashishwa mu kuhira mu gice cyagenewe abaturage ndetse n'azifashishwa mu kuhira amatungo yororerwa mu butaka buturiye uyu mushinga. Rero ibi ngibi akaba ari imbogamizi abaturage ba Nyagatare bafite yuko abantu benshi bakunda kugwa muri iki cyuzi cy'umuyoboro bagiye kuvomamo hari kandi abenshi akaba biganjemo ari abana. Rero iki ni ikibazo gikwiriye gushakirwa umuti kugira ngo abaturage babone amazi kandi meza atuma ubuzima bwabo bumera neza. Aya ngaya akaba ari amakuru yageze ku kinyamakuru cya Samuzosi TV. Bibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.